ngira ngo harumenya habura nushaka birebere n'akandi mwana wanjye ndagukunda cyane urakoze dore ikivumu kinini cy'uko nerekeze kwa data rero data nyigirira juru ego umugisha w'ikizeye karame mbere yuko nguha umugisha karame ndagira ngo mbanze nkubaze mu gitaramo abashumba karame bakunze kuba bari hirya baseruka uko baserukanye n'inka yego bakarangwa n'ibintu bibiri yego icya mbere ni ugutukana icya kabiri ni ukonesha yego ibyo byose hari na kimwe ukora nta na kimwe kuko Yesu yabambwaga ku musaraba yaravuze ati namwe bashumba ngaho nimuhabwe rugari ngaho genda ujye mu nka hanyuma uzirinde idubi n'izindi nyamaswa z'inkazi uzirinde neza nzahora muri wa mweko wanjye aka nako kahoze ari akanjye urama kamasenge mbone kugenda nakugenda no mu ntoki umusore wamutanye bonane batuye Rwanda mwese bonane amariza yaragwiriye bazise amazina nuko nibambwe nanjye mfite umutahira hari uwazakiriye n'uwazirongoye bayatubwire bose rwaziremye zirahari kandi zifite rugango uramwumva ngo waraje nuko ngira ngo afite uko azivuga azifite uko azivuga umunyibukirize ko iz'iwacu zivumera iz'iwanyu zikikiriza ahise abivuga nuko aho niho nashakaga bitunganye mwongeye kwirirwa umuryango mwiza nijye mutahira waje izirongoye n'inka y'ineza n'inka y'urukundo yakomwe mwiza Feza kandi ikora imitana nibwira abatanazi inka y'iwacu iraziruta seminega ya rukinga n'inyamukingira nk'umurinda umuheto ukazazirasanira ninyamutwara umuriro mu rware yagera mu marembe gasigana amazi gasa n'abaganwa zikutse kazabagarura wando hawe iyo rutare rwa perezida nzakubangurira ngo maze abashakaga gutaha nuko barahora n'uwasezeraga ararambya babona umwisi atungutse munsi y'urugo bambonye bagira bati uratwereka iyo bacuranga mu kaganda wangeriwe Leopold hatungutse ati nge nkayigereka 4 by'amagana 8 ariko nyijyane bame mwari mwiza Feza rega mpekeye nanjye naberwa mwabagabo mwe nk'iyo nk'uko yarabigaramye iragaruka iyo ageze ku ruzi hasanga umusare ati nyiyambukiriza umusare yarayigamikanye inkuku yararuturiye irarwoga yarugeze mu ngera nyine irakebuka iravumera ngo uzakora iki wanyu Feza mukobwa mwiza wanyoye igaju ati ngewe Feza mukobwa mwiza wanyoye igaju nzacunda nzateka kandi nzaremereza uruhimbi ngo noneho umusore w'igikwerere Leopold nahatunguka akanyurwa n'ibyo ngibyo nemera ndongore ku mugaragaro ndabirahiriye ishibabaza abahizi Nguye ni nyange nyagirwa nigande yaganduzi nguyo kandi ngiye ngo nisaki semburwa mu nduro yishe umuntu mwisamaza umutima utakariye bahamba atita senya mu Rwanda mirindi mu mbabaza abahizi maze nanjye naza nyirongoye nkaza ndirutikanga gitere gitarama gihumuje nkabarutarama no guhiga imihigo nkabarudasumbwa mu butwari twataramye nkabicana kingwe cya cyamatare cy'u Rwanda rwa Gasabo ishibabaza abahizi nyigirire joro umuvyeyi mwiza maze Leopold munyakiririye dore ikivumu kinini cyugamisha abanyamuhita bategira bakanyagirwa wamubonye kubije umuraba maze rero muvyeyi ndareba ndebe hese reba hose sinza kukugora aha mfite uruhago rwanjye urajya ureba gusa ko rwuzura ntago ndi bukwaka umwikorezi nuko mwana wanjye ntungutse kwa data uruhago rutuzuye ngira ngo sinamukira kandi ntuze kumpata imitobe gusa mfite na ba data wacu ndebera n'ibibindi bikuru ngira ngo harumenya habura nushaka birebere n'akandi mwana wanjye ndagukunda cyane urakoze dore ikivumu kinini cy'uko nerekeze kwa data rero data nyigirira juru maze umpere inkono umugisha
ego mwana wanjye rero mbere yuko nguha umugisha ndagira ngo mbanze nkubaze mu gitaramo ubundi abashumba bakunze kuba bari hirya baseruka ari uko baserukanye n'inka bakarangwa n'ibintu bibiri icya mbere ni ugutukana icya kabiri ni ukonesha ibyo byose hari na kimwe ukora nta na kimwe kuko ubwo Yesu yabambwaga ku musaraba yaravuze ati namwe bashumba ngaho nimuhabwe rugari ngaho genda ujye mu nka hanyuma uzirinde idubi n'izindi nyamaswa z'inkazi uzirinde neza nzahora aka nako kahoze ari akanjye urama kamasenge mbone kugenda nakugenda no mu ntoki umusore wamutanye yari yambaye kuboko yari yambaye ishati yewe yari yambaye karuvati be n'igituza karembura amabuye muramutse neza mumwubahirize niwe bambaranye ako karamaze. Urakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Hagenimana Antoinette ariko bamenyereye ku izina rya Mami. Mami ni izina ry'akabyiniriro rinkujije, ni izina banyise nkiri muto, niryo nabyirutse bampamagara. Mami rero niryo bazi cyane, ni MC Mami, ni umutahira Mami. Vuga ko cyaba kivuze nko kwitinyuka, ukitinyuka ukagaragaza impano ikurimo, noneho wamara kugaragaza impano ikurimo ukabaza n'abakuru ukareba se koko ibyo bintu biremewe. Nk'ubu ndibuka tugana na nyogokuru yajyaga ambwira we n'ukuntu bajyaga bashyiramo ngo n'igikobwa n'ikivugirizo, ariko akambwira ati mwana wanjye ibyo ntabwo ari ibintu wakora mu ruhame, nimba ubikoze njye mbikoze ndiho ndacyura inka nkaba mbikoze ndi kwirimbira inka turi mu rugo, ntabwo ari byo wajyana mu gitaramo. Urumva rero icyo navuga nko ku gitsina gore ni ukuba maso ku kintu ugiye gukora, ukamenya uburyo uri bugikoremo, ukagisha inama kandi ukemera no gukosorwa kugira ngo aho utakoze byiza bagukosore ejo bizagende neza kurushaho. Nabonye wumvikana cyane kandi mugasabana n'abahanzi bagenzi bawe ndetse n'abayobora imisango bagenzi bawe twasanze muri kino gitaramo. Ngira amatsiko yo kumenya icyo abahanzi n'abayobora imisango muvuga ku bantu bafite ubumuga by'umwihariko. Nabonye uwitwa Nzinzi Wanzigiye nawe wagukoreye no ku murya w'inanga mugahuza ukagira ngo mwatorejwe hamwe, uramuvugaho iki umuhanzi mugenzi wawe? Nzinzi Wanzigiye ntabwo namuvugaho byinshi uretse kumushima gusa. Si ubwa mbere ubu duhuye, ni inshuro zitabarika kuko twagiye duhura kenshi mu gitaramo, akabyumva amazina y'inka, akabyumva asohora umugeni, akambwira ati kuraje. Noneho njye nabona uburyo acuranga aririmba, ubona ko abana n'ubumuga bwo kutabona, nkumva ngize emosiyo cyane, ariko hano nkumva ngize ishyaka ry'uko n'undi muntu wese najya mbwira ntukitinye, ntugaheranwe n'uko wenda ari ikibazo runaka waba ufite, tinyuka urashoboye muri wowe. Ariko hano ikiruta byose burya bari ugusenga. Ibintu byose buriya tutabikesheje Imana, Imana ngo iduhe ubuzima, Imana idushyigikire, Imana idukundisha abantu, Imana itwagure. Hari benshi baririmba neza bafite amaso baba bari kureba, bona ko bashoboye, ariko ugasanga Imana yagukundishije uriya kandi Nzinzi aririmba neza cyane. Rero ndamushima kuko nta hantu na hamwe twaba twarahuriye ngo mwake serivisi siwe wenyine, abaye muri rusange, abatahira, aba basaza barivuga imisango. Iyo umwegereye mu kinyabupfura ukambwira ati nitwa kanaka, nkora iki n'iki, uyu munsi turabana muri ibi n'ibi, ese mbitware gute, mbese mukabasha kuganira mbere y'uko igikorwa kiba. Usanga ari ibanga ryiza cyane ryo mu kazi rituma noneho aho ugera mu gitaramo uza gutara mukabona ibintu byagenze neza, abantu bakaba bashobora kugira ngo bari abantu bose ni timu imwe kandi ari ubudasa bukomoka ku murimo no ku bupfura bwo kugira ngo ubashe guhuza n'abantu bose. Usibye abakubonye hano rero n'abari kukubona hano kuri runo rubuga rwacu, ubundi umuntu ugushaka wizihiwe akavuga ati ni byiza cyane gutaramirwa n'umwari n'umudamu nkuriya, yakubona gute? Ngira ngo ubu ibintu byaroroshye, uburyo yambonamo bwiza kandi bwihuse ni kuri nimero ya telefone, kubera ko ntabwo navuga wenda
nk'ubu wenda hari aho merereye ariko neje kubera impamvu z'akazi ishobora kuhava nkajya ahandi. Kwiye murimo nawe utangiye mba mu mujyi wa Kigali. N'ubu hari abantu benshi bazi ko nyuma mu mujyi wa Kigali. Ariko kubera akazi ubu mba muri Musanze. Mba mu karere ka Musanze. Kandi ubona ko mu mujyi hariya rwose. Rero kushaka neza burya bari nimero ya telefone ukaba ari umpamagaraho ubundi ukasobanurira igitaramo cyose ushaka tukavugana nkaza tugataramana. Yego. Ubwo turayibashyiriraho ngaho ongera utwibutse amazina yawe. Yego. Rakoze cyane amazina yanjye nitwa Hagenimana Antoinette. Ariko bamenyereye ku izina rya Mami. Mami ni izina ry'akabyiniriro rinkujije, ni izina banyise nkiri muto, niryo nabyirutse bampamagara. Mami rero niryo bazi cyane, ni MC Mami, ni Umutahira Mami. Ariko si byo gusa ndagira ngo nkubwire bwa budasa nakubwiraga bwo mu kazi. Yego wamfura we. Aha mu majyaruguru, aho ngaho ntuye mu majyaruguru, hari ahantu mu karere ka Nyabihu ngira ngo umurenge wa Kabatwa, narahataramiye abasaza baho barizihirwa cyane, ababyeyi barizihirwa baza kwishyiraho akandi kazina. Ubu rero ntabwo ari Mami gusa, ahubwo ni Buryohe. Ubu usanga rero ahantu ugiye gutaramira aba ari MC Mami Buryohe, Umutahira Mami Buryohe. Ahantu hose ngeze nk'uko wabibonye, Imana ikafasha ikashyigikira ibintu bikaba uburyohe. Byiza cyane, tugushimira cyane, dushimira n'abari badukurikiye. Turi ku Ntare Arena ya hano mu karere ka Rubavu mu mujyi wa Gisenyi. Wakoze cyane, impagarike n'ubugingo. Murakoze cyane namwe. Ushindi ni wetu nanone dore umwaka urashize kandi undi uratashye. Twongere twishime tunezerwe, dushimire Imana Nyagasani ikiduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo. Nacyo twatanze ngo dukunde turame, abataragize ayo mahirwe nayo si ku bwabo, kuko ntawanga kuramuka. Twe turenzeho twidagadure, twebwe rugira tuje ubuzima. Manuzi bonane ubaturarwana mwese, bonane namwe bonane abakunda sikoro sha. Bonane baturarwanda mwese, bonane nawe Mutoni wacu, bonane nawe Manuel wacu, bonane Banyarubavu mwese, bonane abakunda sikoro, bonane bonane baturarwanda mwese, bonane natwe rubyiruko turirimbe twese. Uyu mwaka mushyashya uzatubere muhire mu byishimo, bonane Rayon Sport yuri kipe dukunda, Rayon Sport uragahora n'itsinzi. Kunda Rayon Sport niyo kipe ibiti igikundiro, Rayon Sport niyo kipe ibiti igikundiro. Ushirira uwatu wo kuva kera Rayon Sport wagaragaje ubutwari, wayigize amakipe menshi batwara ibikombe. Rayon Sport uragahora n'intsinzi. Kunda Rayon Sport niyo kipe ibiti igikundiro, Rayon Sport niyo kipe ibiti igikundiro. Abareyo ushirira uwatu hakuna mwingine, mimi ni nsinzi. Abakinnyi benshi beza barangwa n'ubutwari, barakubita amashoti tuntu bazikanyeganyega. Rayon Sport uragahora n'intsinzi. Kunda Rayon Sport niyo kipe ibiti igikundiro. Makuru yafite